Ndagusoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana iguhe umugisha kuko utegeye amatwi ijambo ryayo. Turasoma Zaburi ya 37 umurongo wa 27. Bibiliya iravuga ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza uzaba gakondo iteka. Va mu byaha ujye ukora ibyiza uzaba gakondo iteka. Iri jambo birasa naho ritadusaba ahubwo ridutegeka icyo gukora. Imana ishaka ko wimuka muri karitsiye utuyemo, ukava muri karitsiye yitwa ibyaha ukinjira muri karitsiye yitwa gukiranuka. Hanyuma Imana irabizi ko wabishobora, kandi Imana igufitiye byinshi muri iyo karitsiye yifuza ko wimukiramo. Ese kuki ari ngombwa ko umuntu abaho akiranukiye Imana? Kuki ari ngombwa ko umuntu abaho atinya Imana, ayubaha, akora ibyo ijambo ryayo rimutegeka gukora? Kuki Imana yifuza ko umuntu ava mu byaha? Nta yindi mpamvu, ni uko hari ingororano zo gukiranukira Imana muri ubu buzima ndetse no mu gihe kizaza. Izo ngizo nizo nifuza ko tuganiraho nk'intego y'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ntego y'ijambo ry'Imana ivuga ngo hari ingororano zo gukiranukira Imana. Nimusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, muzasanga Yesu yaravuze ingororano nyinshi ku bantu banesheje ibyaha, bazagororerwa mu buryo butangaje. Nasomye Bibiliya numva nkunze Imana, numva nkunze agakiza, numva nkunze gukiranuka. Ijambo rya mbere Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ngo unesha ibyaha akageza ku mperuka, nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana yanjye. Imana ihimbazwe. Umuntu unesha ibyaha ko izamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Impamvu tuba muri ubu buzima bwo mu isi, igihe Imana yatugeneye cyo kubaho cyagera tugapfa, ni uko tutararya kuri izi mbuto. Impamvu tuzabaho turi mu bugingo buhoraho, tudapfa, tutarwara, nta kibazo na kimwe tugira mu mibiri tuzaba twambaye mishya, ni uko tuzaba twarariye ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Ijambo rya kabiri Yesu yabwiye Yohana, yaramubwiye ngo unesha ibyaha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Uru rupfu rwa kabiri ijambo ry'Imana riraruvuga rikarusobanura neza mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3 umurongo wa 19. Bibiliya irwita umunsi w'Uwiteka, iravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi haba umunsi uzabatwika bashire. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ahubwo bazaba ivu munsi y'ibirenge by'abubashye Imana. Ariko ngo abakoze ibyo gukiranuka, izuba ryo gukiranuka kw'Imana rizabarasira rifite gukiza amababa yaryo, maze bakinagire nk'inyana zo mu kiraro. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ingororano zo gukiranukira Imana. Umuntu ukiranukira Imana, ingororano ya kabiri Yesu yabwiye Yohana ku kirwa cy'i Patimo amubonekeye, yaramubwiye ngo uyu muntu ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana ihimbazwe. Ijambo rya gatatu, ingororano ya gatatu, Yesu yaramubwiye ngo umuntu ukiranuka akageza imperuka, nzamuha kurya kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Iri buye ryera Petero yararisobanuye mu rwandiko rwiwe, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu Yesu Kristo agira neza, ngaho nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ry'igiciro kandi ryatoranijwe n'Imana. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bo kujya mutambira Imana ibitambo bizera. Imana ihimbazwe. Haleluya. Umuntu unesha ibyaha akageza imperuka azahabwa kurya kuri manu yahishwe. Imana ishimwe.
Ijambo rya kane cyangwa se ingororano ya kane Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ngo unesha ibyaha akageza imperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Ese mujya mwibuka ko ubwo Kristo azaba agarutse kwima ingoma y'imyaka igihumbi, tuzaba turi abami n'abatambyi mu bwami bwiwe, tuzimana ingoma na Kristo y'imyaka igihumbi turi abami n'abatambyi mu isi. Imana ihimbazwe. Haleluya. Umuntu unesha ibyaha akageza imperuka, Yesu aravuze ngo azamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Ijambo rya gatanu cyangwa ingororano ya gatanu Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ngo unesha ibyaha akageza imperuka niwe uzambikwa imyambaro yera, kandi nanjye ntabwo nzahanagura izina rye na gato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bibera. Imana ihimbazwe. Uyu muntu Yesu azamwirata, azamwivuga, azamuvuga nk'ibigwi bye, kuko ari we yameneye amaraso, akamenya ko ari we yayameneye, hanyuma akava mu byaha agakora ibyo gukiranuka kugeza atabarutse, avuye mu mubiri upfa, yambaye kudapfa iteka. Mvuze bikeya muri byinshi Kristo yavuze tuzagororerwa, ariko nkwifurije kuzahura n'izo ngororano. Ngaho va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.